wazanize rimwe agiye gusura sheri nzambaye shira sibye birandeba ariko kapfe kugutiza ko nakuzabuye gusura gashiro ujye twegera abenye ukomoka muri Rwanze kumba Sudani bisakumwe mwitonze gato murabizi ko duherutse gukora ikizamini ariko hari abanyeshuri babiri batari bakoze harimo Zamchacha na Bombo Zamchacha ngwino mbanze yari we mbaza ngiye kubaza ibibazo bikeya kugira tukomerezeho no kwiga irindi somo ya Zamchacha ubundi warize neza wari uhari ko nanagize akabazo gato gatumye nazuriya munsi ikibazo cya mbere ngiye kukubaza ngiye kubaza ngo igikombe cya mbere cy'isi cyabaye cyabereye hagana he cyabereye mu Budage Zamchacha kubona yarize neza n'isi igikombe cy'isi cyabereye mu buhe mwaka 1854 Zamchacha mu mwamashyi yara ndagufana noneho wateguye mu mikino yahuje ubufaransa n'abataliyani mu mwaka wa 2006 hari umukinnyi wakubise undi uwo mukinnyi yitwa nde Zinedine Zidane Zinedine Zidane Zamchacha kabisa none se igikombe cy'isi cyo mu 1998 cyabereye he mu Bufaransa icyo gikombe se cyabereye mu kihe gihugu mu Bufaransa gitwarwa n'Ubufaransa urakoze cyane none wakwigendera bombo ari ngo nawe aze tumubaze vuye muri examen nje kukubwira kugira utajyamo bikakunanira Zamchacha gahame ibisubizo gusa ibisubizo watanze nibyo nanjye ndasubiza Ubudage 1854 yego Ubufaransa Zinedine Zidane yego urakoze reka nanjye njye mu ishuri yagiye kibazo zacaho ako bombo kuzukanura amaso ubundi wowe warize wowe warize oya warize wavukiye mu Budage wavutse ryari 1854 mwana yarasase hasi ubundi tuye he mu Bufaransa ako bombo uri muzima ndi muzima reka nkubaze ikindi kibazo muheze yaso hasi ubundi ari umuntu ugira izina rimwe ubundi witwa nde irindi zina ni irihe irindi zina ni irihe Zinedine Zidane wasaze ubwenge bwa ubundi uyu mwana so yitwa Ubufaransa Yarashe abanyeshuri ubundi se wabura kubicana reko cyo kizitura ko nabishoboye buri ushaka kwiba amanota yanjye genda uzabicanyuma koko rusundi oya ticha buri ushaka kunjana amanota yanjye ubundi wazahura ukizinga ushaka kwiba amanota yanjye ticha ushaka